dukoraniye ahangaha kuri buri munsi kubera impuhwe z'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Yezu azanywe no kuduhamagara twebwe abanyabyaha kugira ngo twisubireho maze adukize. Kuwa gatandatu ukurikira umunsi w'ivu, tariki 5 Werurwe 2022. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 51, umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Niba iwawe uhaciye akarengane n'amagambo mabi, ugaharira umushonji igaburo ryawe bwite, kandi ugahembura uwazahaye, urumuri rwawe ruzarasira mu mwijima, ijoro ry'urwijiji rihinduke amanywa y'ihangu. Uhoraho azakuyobora ubudahwema, azaguhaze mu gihe cy'amapfa, amagufa yawe ayakomeze. Uzamera nk'ubusitani buvomererwa, cyangwa se nk'isoko idudubiza kandi ikagira amazi adakama. Uzubaka bundi bushya amatongo ya kera, usukura imishinga yari iriho mbere, bazakwita umuzibacyuho, usibura amayira ngo abe nyabagendwa. Niwirinda kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu, ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi mutagatifu w'Uhoraho ukakubera umunsi w'icyubahiro, ukawubaha wirinda kugira umurimo ukora, wirinda guharanira inyungu zawe cyangwa guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca, niho uzagira umunezero muri Uhoraho, maze nzakujyane mu igare hejuru y'imisozi y'isi, ngutungisha umunani wa Yakobo, umukurambere wawe. Nibyo rwose, uwo ni Uhoraho bivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 86. Uhoraho twereke inzira igana iwawe. Uhoraho tega amatwi unsubize, kuko ndi umunyabyago w'umukene. Undwaneho kuko nakuyobotse, wowe Mana yanjye, ukize umugaragu wawe ukwiringiye. Nyagasani ngirira imbabazi, ni wowe ntakira umunsi wose. Shimisha umutima w'umugaragu wawe, kuko ari wo ndangamiye Nyagasani. Nyagasani wogwa neza kandi ukagira ibambe, wowe ugirira impuhwe zihebuje abakwirukira bose. Utega amatwi wumve isengesho ryanjye, uhuguke ijwi ryanjye ndagutakambira. Uhoraho twereke inzira igana iwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 5 umurongo 27 kugeza ku 32. Muri icyo gihe Yezu arasohoka, yitegereza umusoresha witwa Levi wari wicaye mu biro bya gasutamo. Nuko aramubwira ati, nkurikira. Undi aherako ahaguruka, asiga byose aramukurikira. Nuko Levi amujyana iwe, amukorera umunsi mukuru wo kumuzimanira. Kandi ku meza hamwe nabo hari abasoresha n'abandi benshi basangiraga. Abafarisayo n'abigishamategeko babo bijujutira abigishwa be bababwira bati, kuki murya kandi mukanywera hamwe n'abasoresha n'abanyabyaha? Yezu aba ari ubasubiza ati, abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo ni abarwayi. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo nazanywe n'abanyabyaha kugira ngo bisubireho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nazanywe n'abanyabyaha kugira ngo bisubireho. Amen. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, nibwo tuzakomeranya byo. Mutagatifu Agustini yavuze mu Kilatini ati, errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Umva, kuba turi abantu, turi ibiremwa bifite intangiriro n'iherezo. Kwibeshya, gucumura, gukora nabi birashoboka, ariko ikibi giteye inkeke kandi kiruta ibindi byose ububi giteyeho n'impungenge, ni ukuzikama mu cyaha. Perseverare diabolicum, kuzikama kwa sekibi, ni ukunangira, ni ukwanga kwisubiraho kugeza ku ndunduro, nguko gufunga umutwe n'umutima bitabuze. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku byishimo byo kwisubiraho. Joie du retour au Père, kugarukira Imana birashimisha. Aho tuza kubona ko gusanura, la réparation, bitwara igihe kirekire, kandi nyine isuku nyine irahenda. Icyaha cyose gikerereza umuntu, uko biri kose. Iyo ukoze icyaha urya kugira ngo uzagisanure, nabyo bisaba igihe, ndetse akenshi warataye igihe, kuko nyine icyaha cyose kigira uburyo kikuzitira mu bitekerezo, mu mikorere, kikaguhungabanya ku mubiri ndetse no kuri roho. Ubundi umukristo waguhe mu cyaha, bitewe n'uburemere bwacyo, kigira uburyo cyangiza umubiri na roho. Gusa nanone iyo utari umukristo,
ntacyo bikubwira, ntabwo ubyumva, nta nubwo umenya niba ari icyaha wanakoze, kuko nyine ubyirengagiza kwa kuzikama mu cyaha nyine wowe wiyumvira ari ibisanzwe, ngo ko kuzikama mu kibi nyine ari cyo cyaha, cya kibi nyine kiruta ibindi byose Agustin ntiyavuze. Rero hamwe n'aya masomo nanjye nkeneye kwisubiraho, nkeneye kwivugurura, nkeneye kwisanura, nkeneye kwisubiraho. Ubwo byumvikane ko niba nkeneye kwisubiraho byanze bikunze ubwo nkeneye Yezu. Cyakora nanone yumva nta cyaha ufite, nta cyaha ugira, birumvikana ntukenera Imana, aho ngaho nyine ntukeneye Yezu, kuko Yezu nyine ikimuzana ni njyewe, ni wowe umunyabyaha. Kwisubiraho, kugira isuku birahenda. Mwarimu aherutse guhana umwana w'umuhungu wari warananiranye cyane, ati mwana ngiye gukunosha aho mama wataza kureba. Aha byibuze mwarimu yibwiraga ko namubwira aho indani imbere ko ariho agiye kumuhana, yumvaga aza guhita yisubiraho, kuko nyine byazamugora kwivuza. Niba yarisubiyeho ntibamunoshe, yibaze nanjye nibaze. Imbere ababyeyi ni ngombwa guhitaho, kwa kundi ushobora kuba umeze neza inyuma, ariko imbere hari gutambuka biracikana bakirabiranya, byacitse uriho ku muguruko, urakize ariko iwawe niho habarizwa intambara, imvururu, imyivumbagatanyo, bombori, akavuyo babyeyi mu rugo iwanjye. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi, Nyagasani araduhamagara kwirinda akavuyo mu ngo iwacu, bityo tukagenda gushyiraho umurongo mwiza, ordre iwacu. Nuko abo tubana tukababohora bakishima, tukabakura ku ngoyi y'ubucakara, tukababwira neza, tukabagaburira neza, kandi tugakurikiza isabato ya Nyagasani, nguko kubaha Imana, kubaha umunsi w'Imana, bityo Imana tukayigurira umunsi wayo, nta bindi bibi tubangikanya nawo. Uwo murongo mwiza n'ubwo butabera nk'uko Imana ibigena, bitanga ibyishimo, bitanga amahoro ku mpande zose, ari kuri njyewe, ari kuri mugenzi wanjye, ndetse no ku Mana. Nkumva afite ibyishimo, nkumva nanezerewe ku Mana. Ngiyo yamigisha nyine imbere y'Imana igihe twubashye ibyayo, igihe twahunze icyaha. Aha kugendera mu nzira z'Imana, kureka Imana ikatwereka aho tunyura, nibwo tuzabaho neza koko, nk'uko no mu ndirimbo ya Zaburi yabigarutseho ati Uhoraho twereka inzira igana iwawe. Amen. Ninde udakeneye Imana? Umuhanga ati burya twese turarwaye. Ndakubwiza ukuri, twese turarwaye, icyo turushanwa ni ukubigaragaza, ni ukuremba, ndetse no kumenya icyo urwaye, kuko utarwaye umutwe waba ufite amahirwe, utarwaye mu mutwe, utarwaye umutwe arwaye mu nda, arwaye igifu, ushobora kuba urwaye umwijima, urwaye nk'umutima, rubagimpande, kanseri, coronavirusi n'izindi nyinshi. N'utarwaye uburwayi bugaragarira amaso, navugaga ku mubiri, ntiyabura ubwaroho, kuko nta ntungane ibaho. Bwa bwoba tugira, ibyifuzo bibi, intambara turi kumva hirya no hino, byacitse, ingeso mbi z'urukozasoni, ibyaha byinshi twivurugutamo, ibyo byose ni uburwayi. Ese mubyeyi mukristo, wisatse koko wabura indwara n'imwe waba urwaye? Yezu Kristo mu ivanjiri y'uyu munsi abajwe n'abafarisayo n'abigishamategeko bari kwijujuta ukuntu atoye Levi, wari umusoresha, ngo wari umunyabyaha kabuhariwe, akaba yari yanzwe na sosiyete. Yezu ntabwo amutoye gusa, ikindi kibi kuri bo, navugaga abafarisayo n'abigishamategeko, asangiye nawe. Ça c'est la communion. Bati ngo kukiza asangira n'abanyabyaha n'abasoresha. Bakristo bavandimwe, twongere twibutse ko abasoresha mu gihe cya Yezu bafatwaga nk'ingambanyi, abanzi b'igihugu, kuko bakoreraga ubutegetsi bw'Abanyaroma, kandi abangaba akaba aribo bari barakandamije Abayisiraheli. Ibaze nawe inshuti y'umwanzi wawe uko wayita, wayiha irihe zina? Uwaguha urwaho iyo nshuti y'umwanzi wawe wayikorera iki utatubeshye? Nguru ifoto ya Levi uburyo yari yazwe muri sosiyete nk'umusoresha wese. Abasoresha bari bafite isoni n'ikimwaro muri sosiyete, nk'ibisambo baruharwa. Burya abavandimwe, ijoro riba riraye, umurwayi arababara agashavura, ariko yagize amahirwe akabona muganga umuvura agakira, arishima, birumvikana. Nta wundi muntu wakumva ukuntu Levi yari yarashize, yari yararwaye, yari yaraboze, yewe yari yarahangayitse, kuba yari yarahawe akato na sosiyete n'igihano gikomeye. Mbese yari yarakuweho icyizere. Hari umwarimu mu ishuri yigeze guha umunyeshuri igihano gisekeje, ngo yari umunyeshuri yitwara neza, ngo ariko nawe abizi. Noneho umunsi umwe aza gukora ikosa, mwarimu amuhanisha igihano, aramubwira ati ubu rero wa munyeshuri we, ngiye kuguha igihano. Nuko ategeza icyo gihano mwarimu agiye kumuha. Mwarimu agiye kumuha igihano, aramubwira ati guhera ubu ngukuyeho icyizere cyose. Ye baba we, ndakubwiza ukuri, uwo munyeshuri
yahuriye n'ibibazo n'agahinda, icyo gihe yatangiye kurira araboroga. Ngana yibaza icyo gihano kugukuraho icyizere. Urumva mwarimu ntiyamukubise ariko yamukuyeho icyizere, none ari kurira ngo kandi yari asanzwe yitwara neza bamwemeraga, none cya cyizere kiraririmutse cyose. Azongera gute kongera kwizerwa? Ni ivanjiri nayo twumva ukuntu Levi yari yarahangayitse, none nawe yiboneye Yezu umusubiza icyizere, utuma yongera kugarura icyanga cy'ubuzima, utuma yongera kwishima, kuryoherwa. Gusangira na Yezu ni ukuryoherwa. None ngo abure kwishima, Yezu aramutoye, yari yaratawe, none Yezu agiye kumutonesha amutake ubutungane. Urakoze Yezu nyir'impuhwe, waradutoye uradutunga kandi watugize abatoni. Amen. Bakristo bavandimwe, mu masakamento uko ari 7 hari 2 duhabwa kenshi kurenza andi. Iyo ni penetensiya n'ukarisitiya. Iri torwa rya Levi urebye neza hakubiyemo amasakamento 2. Yezu arahamagara Levi akamukura mu biro by'imisoro kuri ya ntebe y'abanyabyaha y'abasoresha, bishushanya Yezu udukiza ibyaha byacu mu ntebe ya penetensiya. Nuko ibyo byishimo duhakuye bigatuma dusangira nawe. Akamvuga mutagatifu Yohani Mariya Vianney ati, si umunyabyaha ushaka Imana ngo ayisabe imbabazi, ahubwo n'Imana ubwayo imwirukaho ngo imubabarire. Amen. Urakoze Yohani Mariya Vianney mutagatifu. Yezu ngo twabyumvise muri ivanjiri niyo waje kwishakira Levi, kandi koko aramubonye, n'ikimenyimenyi aramujyanye, bari kumwe. Levi irindi zina rye akitwa Matayo, ari we mwanditsi w'ivanjiri ya mbere. Bakristo bavandimwe, nguko guhamagarwa na Yezu akagusukura, yamara kugusukura ukajya kumwakira iwawe. Uko nta mukristo wakagombye guhazwa atarigorana na Yezu, navugaga penetensiya, ni nako Yezu yanga icyaha ariko agakunda umunyabyaha wa wundi wicuza, agakaraba akisukura. Nuko rero nawe akabona gusangira na Levi wamwitabye, agasiga byose, agasiga ibyaha, agasiga amafaranga, bwa bukire bushushanya ibyaha dusiga, agasanga Yezu ubukungu nyakuri. None n'ikimenyimenyi asangiye nawe. Mbega ibyishimo gusangira na Yezu. Umuhanga ati, igihe cyose yumvamo ko nta cyaha ugira, ko udashobora gucumura, kabaye uzamenye ko wapfuye, nanjye kuvuga uri gupfa. Umeze nyine nk'umufarizayi we wumva ko gucumura ari byo abasoresha, abo banyabyaha nyine, abanyamwanda n'izo ndaya, nyamara ntamenye ko intungane atari umuntu witabira misa ndetse n'amasengesho, wa wundi utagaragaraho ibyaha, wa wundi tubona yibombaritse, ahubwo ko intungane ari umunyabyaha wicuza, agasaba imbabazi, akababarirwa, ubundi agasangira na Yezu. Ako kaneza aragakunda, gusangira na Yezu, agahabwa ukarisitiya. Gusangira na Yezu natwe bishushanya guhabwa ukarisitiya. None mukristo, kudaherutse ukarisitiya, kudaherutse penetensiya, uruwande birumvikana wabaye nk'abafarizayi batakikoza Yezu. Amasakamento 2 penetensiya n'ukarisitiya yifitemo ububasha budasanzwe bwo kuzana ibyishimo ku mukristo yahawe neza, utari wa wundi urangiza umuhango ngo ati mwambonye ko ndi guhazwa, mwambonye ko ndi gusaba penetensiya. Oya, ahubwo bya bindi byo mwibanga imbere, ugahabwa Yezu nyine ukamwigiza iwawe koko wisukuye ukeye. Impamvu abakristo benshi baba guhazwa cyangwa bahazwa kenshi ntibagire impinduka n'ibyishimo mu buzima bwabo, bagatayo bamwe bana bihiwe, bakaza gutaha muri zagari bombori za nduru ndetse n'akakavuyo, ni ukutisukura neza uko bikwiye. Bamwe babanza guhazwa bakabona kujya gusaba penetensiya, birababaje. None se mubyeyi, ubanza kurya nyuma ugakaraba ku ntoki, cyangwa ubanza gukaraba ku ntoki ugasukura neza imbere hanyuma ukarya nyuma nyine? None Yezu wasanga nanjye aya masakamento nyayahabwa nyacuritse, ndi umupadiri kandi byaba nkabanza ngahazwa nyuma nkajya gusaba penetensiya. Bakristo bavandimwe, ntawe kwikosora bitavuna, ntawe kwisukura bitavuna. Burya kugira isuku, kureka akavuyo bisaba imbaraga nyinshi ndetse n'urugamba rwa roho. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu kigo kimwe cyaworwaga n'ababikira, hari abakobwa batinyaga amazi akonje, bityo bakanga koga nyine mu gitondo, kubera ko nyine ryari itegeko ryo koga mu gitondo muri icyo kigo. Erega n'ubusanzwe niko bimeze. Ubundi ubusanzwe usibye amaburakindi, ikigo cyoborwa n'ababikira atari hawuhanya, haba harimo isuku pe, wenda tuvugiye inyuma n'imbere ariko byaza. Navuga gusibye habuhanya ko iyo suku itabura. Nuko inkuru y'umwana isubira inyuma, b'abakobwa bacu hakabamo abanebwe pe, babandi nyine batashaka kwibabaza, ba no stress,
nuko mu gitondo mu koga ngo baza guhimba amayeri kugira ngo bereke masere ko boga rwose nta kibazo, nuko bagatwara umutaka muri dushe, nuko bafungura amazi hejuru akagenda ameneka kuri wa mutaka. Masere waje bakurikiye ari iruhande rwa dushe, yakumva amazi ari kugenda amanuka yikubita ku mutaka, akishima cyane ati yo, mfite abana bafite isuku boga buri gitondo. Nuko banatambuka bavuye muri dushe, masere yabaza ati mvuye koga? Wi masere, tuvuye koga, twarangije koga. Nuko masere nawe akishima. Anya nguko kenshi mu isengesho ryacu mu misa twagiyeyo dutaha nk'abafarizayi, cyaje nyine tuba twagiye gusenga tukitwikira imitaka, ibikote by'imbeho, za parapluie, antibar, antiblock n'ibindi byose by'umakabuhariwe kugira ngo mu mazi ataza kudukoraho, kugira ngo Yezu adukoreho bikamubera ikibazo. Ngizo inyuma za masike twishyiraho kwa kundi twigaragaza neza inyuma, ariko imbere za kabutindi zicicikanye, uko twishushanya twoza inyuma. Ndetse rimwe na rimwe tugahabwa na penetensiya, dore ko itegetswe muri iki gihe cy'igisibo dutegura pasika kuri buri mukristo wese, ngo uko akenshi duhabwa penetensiya by'igihushuka n'itegeko ngo ni mu gihe cya pasika, ariko twatwaye imitaka, ibyaha byacu twabizinze, ntitwihane uko bikwiye, ntitwicuze uko bikwiye. Gutwara umutaka muri dushe babyeyi, mu ntebe ya penetensiya, kandi byaba bakristo bavandimwe, isuku irahenda, gusanura birahenda. Gusa yaba twumviraga Nyagasani nkuko n'abakobwa iyo bakiza kumvira masere ubayobora batamuryarya, isuku yari kuba yose nyine. Nakubwiza ukuri, kumviye Nyagasani twabaho neza tutikanga, kuko akenshi nyine tuba mu buryarya tukaryarya Imana nk'abafarizayi ngo nitwe dukurikiza amategeko, anya tukayibeshya kandi dutwara imitaka muri dushe, imitaka mu ntebe penetensiya, nguko ibyaha byacu akenshi bidahanagurika, tukaguma uko twaje imitima inangiye, uko twinjiye mu isengesho tukaza gusohoka dufite ibyaha birenze ibyo twajyanye, tukaza gutahana ubufarizayi no kunegurana bitabuze. Nyamara wemeye kwisubiraho nka Levi Matayo, birangira utashye yakize, n'ikimenyemenya agasangira na Yezu, kuko nyine yemeye ko afite umwanda. Burya ngo uwemeye icyaha agabanyirizwa ibihano, akumva ko ataza kujya mu bandi atariyuhagira. Ngaho abakobwa bagomba kwihagira nyine mu gitondo, kuko nyine umuti ukora neza kandi uvura vuba ngo burya uburyana, na penetensiya nayo yo burya iraryana. Hari se wajya kwicuza yishimye? Navugaga mu murongo ko ugomba no kurira, ugashavura, ukabazwa n'inabi yawe, ubwandu, ibyaha, kuko nyine icyaha kiraryana. Ariko navugaga ku mukristo, ariko erezuma kubw'amahirwe Yezu nicyo cyamuzanye, ko abitubwiye muri Ivanjiri, ninjye nawe abanyabyaha twamuzanye kugira ngo adukize. Yezu nyirimpuhwe, nagucumuyeho kenshi, ndaje ngo mbabarire buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbiko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.